Ngazemo ndagushimira urangana data ngomera rero nguhe impano ngo felicitirize Emmy nawe ukora mu ruhanga rwa sebukwe ahindukira rebe hano fata ifoto y'urwibutso bamushime mu ruhame mutiki n'icyubahiro nguhaye kandi nzagushima iteka ungana data tukwifurije gutunga amashyo n'amagana nuko bakoze cyane fata ifoto y'urwibutso ijoro tusabire mabukwe usabire mabukwe Yes, reka gusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe udahwema gukurikira Inguni Zose TV. Jyewe ndi Brown T. Hanyuma rero inkuru indamukije aka kanya muri iki gitondo ni ubukwe bwa Emmy Nyawe bwabaye ku munsi w'ejo. Ni ubukwe kabisa, ubukwe bwari bwiza cyane, ni ubukwe bwavugishije abantu benshi. Ewa, ni ubukwe reba kweri barasa neza kabisa, abageni barasa neza, Emmy Nyawe arasa neza ndetse n'umugore we Gisele barasa neza ku rwego rukomeye kabisa. Murabona rero witwa Ndahiro Valens Papi mu gakote keza cyane k'umukara ndetse n'ipantaro y'umweru. Ni ibintu bigaragara kabisa ko uyu mugabo ubu bukwe yari yabukereye. Mu bintu byagiye biranga ubu bukwe bwa Emmy Nyawe hari uwitwa Pastor Claude aka Sebiradio, hari uwitwa Karegeya Omar, hari uwitwa Ndahiro Valens Papi ndetse n'abandi basitari bakomeye ndetse n'abandi banyamakuru. Mbibutsa ko uyu Emmy Nyawe yari umunyamakuru, nako n'ubundi n'umunyamakuru aracyariwe. Yagiye akora ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye kuri channel nyinshi zigiye zitandukanye nka Big Town TV ndetse n'izindi za 3D TV ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ubu akaba yari afite channel ye yitwa Emmy Nyawe Empire, niyo ari gukoresha ubu ngubu. Bivuga ngo rero Emmy Nyawe ikintu gishimishije cyane muri ubu bukwe ndetse aho yagiye agaragaza emotion cyangwa se yagiye agaragaza amarangamutima akagenda anarira muri ubu bukwe kabisa. Niba ari ikintu gishimisha umuntu ni ikintu cyitwa ubukwe. Mu minsi ishize rero umuntu witwa Emmy Nyawe yigeze gutabwa muri yombi, ngire ngo yaramaze igihe kingana n'icyumweru cyangwa se kirenga icyumweru muri yafunzwe na RIB. Ntago wenda dushaka kuvuga ibyaha yarakurikiranyweho cyangwa se ibyo yakekwagaho, ariko nyuma yuko baje gusuzuma ndetse n'iperereza ryaje gukorwa baje gusanga nta mpamvu yo kumufunga. Emmy Nyawe rero hari abantu benshi bagiye bamugera imijugujugu ndetse bamuvuga amagambo bavuga bati Emmy Nyawe n'ubundi ntago ubukwe bwe buzaba, cyane ko ubukwe bwe bwari bwegereje. Abandi bakavuga bati urugo rwa Emmy Nyawe ntago ruzamara kabiri. Aba contre 6 harimo abantu benshi mwagiye mumva nk'umuntu witwa Claude Sebiradio cyangwa se Pastor Claude ukora ku Ikaze TV Rwanda ndetse n'abandi benshi bagiye bavuga amagambo atari meza kuri uyu witwa Emmy Nyawe cyangwa se kubijyanye n'ubukwe bwe. Ariko ikintu kimushimishije cyane akimara abasaza b'umukobwa bakimara kumuha umushiki wabo, Emmy Nyawe yagize amarangamutima akomeye cyane ndetse asuka amarira. Mu bintu bishimishije cyane rero muri ubu bukwe ni ikintu cyatunguye abantu benshi mu buryo bukomeye cyane, aho uwitwa Ndahiro Valens Papi yaje gufatwa nka se cyangwa se yaje guhabwa cyangwa se kwambikwa ingofero ndetse agahabwa n'inkoni nk'umubyeyi
mu yandi magambo cyane umusangiza w'amagambo yavuga ati rwose ungana data, ni wowe ukwiriye kwambara iyi ngofero, ni wowe ukwiriye gufata inkoni, ndetse ni wowe data. Bivuze mu yandi magambo ngo umuntu witwa Ndahiro Valens Papi yambaye ingofero mu cyimbo cya papa cyangwa cya se wa Emmy Nyawe. Ibi ni ibintu rero byagiye bitangaza benshi cyane, kandi byari byiza muri ubu bukwe cyangwa se muri iki kirori cya Emmy Nyawe. Mu bindi byagiye bigaragara ko Emmy Nyawe kabisa ari umuntu wabanye, ari umuntu ufite inshuti. Nubwo hari abantu bamwe na bamwe bagiye bavuga bati harimo na bamwe baje kwica ubukwe, cyangwa se harimo indorerezi ziba zaje kugira ibyo zizavuga cyangwa se zatangaza bitari byiza, ariko ubundi mu bukwe bwa Emmy Nyawe bwari bwiza cyane. Mu bindi byagiye birangwa cyangwa se biranga ubu bukwe bwa Emmy Nyawe, abantu kabisa bagiye bishima bavuga bati wow, washatse umugore mwiza cyane, ufite umugore mwiza cyane. Rero ubukwe bwa Emmy bwagiye burangwa n'impano nyinshi zitandukanye kandi nyinshi kabisa. Ibindi byagiye biranga ubu bukwe ni ukuvuga ngo n'umugore wa Emmy Nyawe nawe bigaragara ko yari afite umuryango kabisa, yaragaragiwe n'abakobwa beza cyane, yaragaragiwe n'ababyeyi bambaye neza, basa neza. Ni bigaragara yuko uyu muryango wa Emmy Nyawe ndetse n'uwa madamu we Gisele ubishimiye kabisa kandi wishimiye umubano wabo. Mbibutse ko uyu Emmy Nyawe yaragaragiwe cyangwa se yarahagarariwe ubwo ni pare wiwe witwa Muvunyi wo kuri Global, cyangwa se ufite channel yitwa Ibuga Global TV. Niwe wari wamubereye pare, nawe urabona ko rwose mu gahara ke keza cyane n'amasoso meza cyane, nawe urabona ko aberewe mu mukenyero mwiza ndetse no ku nkoni kabisa. Urabona ko nawe ahagaze neza. Ubu bukwe rero bwari bwiza, nta wabuveba uretse ba bandi bita aba contre 6. Turaje mu kanya noneho tubahe inkuru yo uburyo nyuma y'ubukwe cyangwa se nyuma mu gutwikurura, tuze turebe ni ibiki byaje kuba. Ni inkuru y'akasamutwe ni inkuru y'akasamutwe yasazije abantu benshi mu mutwe. Reka mukanya tuze, ni episode mukanya turaza n'ubundi tuyibagezaho. Ibyacu murabizi ko ari akagaruka. Reka naho mukanya reka mfasha akaruhuko. Reka nibutse umuntu utarakora subscribe kuri iyi channel, reka urebe munsi iyi video hari ijambo ryanditseho subscribe, uri kandeho kabisa, ukane n'akazogera ndetse ukane like ndetse usharinga iki kiganiro ku nshuti zawe. Ibyacu n'akagaruka, njyewe ndi Brown T, izi ni Inguni Zose TV, naho mukanya.